ndinjiye tubyigane hano ku rugi misemo amagara abantu ndinjira ngezemo imbere umugore yari yambaye ubusa ngira ikibazo cy'uko umugore wanjye yabanca inyuma twari twarongeye turabana aracaye icyumweru n'iminsi 2 tubana uyu mugore yamuhamagaye turyamanye ejo bundi aramubwira ngo namuroze ngira ikibazo cy'uko yabanca inyuma ariko bikagaruka yuko nta gihamya uyu mugabo ndaje menya makuru ko atari Nyabugogo ahakorera mpita nzamukana n'umuturanyi wanjye nshidikanya ku mugore ko yabanca inyuma ndamose wamfasha iki kugira ngo menye ukuri nibwo arambwira ati umunsi wabonye ikimenyetso cy'igicuro mu kiganza. Yes, bakunzi bacu mbahaye ikaze aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, nizere ko mumeze neza cyane, abantu mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, muri abantu b'ingenzi cyane. Nshimira abantu mwese mwakanze subscribe ndetse n'abatarabikora nicyo gihe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi tubereke ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko mubizi rero tubagerera ahantu henshi hatandukanye. Mu minsi ishize mwabonye inkuru nakita ko ari inkuru idasanzwe y'amahano yabaye mu gace ka Kimisagara. Turavuga ngo rero reka tuzakomeze dukurikirane turebe iyi nkuru tumenye ibyayo byose, ariko mbere ko nyitangira reka mbanze mpikaze abantu muri kubona kuri kamera zacu, babanze babasuhuze ndetse banabibwire. Muraho neza? Muraho neza. Tubahaye ikaze kuri channel yacu. Murakoze cyane. Muze namwe muraho? Muraho neza. Yegereze mikoro. Muraho neza. Ego wowe ndabona amaso atarayangaya, ndakeka hari n'abantu benshi wenda badukurikirana bagiye bakubona mu bihe bitandukanye, ushobora kongera ukabiyibutsa ukabibwira uwuriwe wenda batakwibuka. Ninje umusaza witwa Rusine Jean Bosco. Ukaba ndumuvuzi gakondo. Yego, yitwa Rusine Jean Bosco, akaba ari umuvuzi gakondo. Muramuzi mu biganiro byinshi byagiye bitambuka ku ma social media agiye atandukanye, ndakeka ni cyamamare cyane. Hanyuma rero impamvu turi hano no kubera uyu mugabo bicaranye, twaramusabye ngo azaduhuza nawe tuganire bitewe n'ibintu byari bimaze kuba, ariko wenda aradufasha atunyurire mu ncamake, atubwire ese uriya mugore mwabonye avuga ngo umugabo yamuciye inyuma ni muntu ki, byagenze bite. Reka uyu mpapa turi kumwe atubwire ruriya rugendo, mbese abidusobanurire muri rusange kugira ngo muze kumenya impamvu turi hano. Busanzwe murakoze. Busanzwe yari umugore wanjye, ariko hajya ngira ikibazo kuko nkora imirimo igiye itandukanye kandi akenshi bandi kure mu rugo. Hanyuma urabona akenshi abagabo iyo ukorera kure yo mu rugo, rimwe na rimwe hari igihe ugira impungenge z'urugo usize, imibereho yarwo, sabo usize babayeho bate. Rimwe na rimwe rero nkagira ikibazo cy'uko umugore wanjye yabanca inyuma. Nkagira ikibazo cy'uko yabanca inyuma ariko bikagaruka yuko nta gihamya. Nyuma yaho rero ubwo narebye YouTube zimwe na zimwe, mbonamo uyu musaza, mbona na nimero ze, nigira inama yo kuba namuhamagara amubaza niba hari icyo yamfasha. Yambwiye ko bishoboka. Icyo gihe turavugana, ndamusobanurira, nawambwira ibyo ngomba gukora kugira ngo ngere kuri biriya mwabonye. Uvuga ngo kugira ngo bafatwe bari muri biriya bikorwa nyine ubwo twise ubusambanyi, kugira ngo umenye ko bari biri gukorwa n'uyu musaza bigufashije. Yego niwe cyane. Uyu musaza bijyanye n'ubuvuzi bwe gakondo, naramuhamagaye ndamubaza nse ko mfite ikibazo mu rushako rwanjye, harimo gushidikanya. Nshidikanya ku mugore ko yabanca inyuma. Ndamubaza wamfasha iki kugira ngo menye ukuri. Nibwo arambwira ati umunsi wabonye ikimenyetso cy'igicuro mu kiganza. Urumva ni ibintu bidasanzwe. Akenshi
tuzi ko igicura kenshi kiza ku maso ku jisho, ariko we yarambwiye ati mu kiganza cy'ibumoso umunsi wakibonyemo uzamenye ko rwose kabaye. Kera kabaye rero ngiye mu kazi nk'ibisanzwe ngarukira mu nzira ariko ari n'ubundi kuri za mpamvu z'icyo kimenyetso. Ntago nari ndi hafi yo mu rugo ko hari maze kugeramo urugendo rutari ruto, mbonye cya kimenyetso ntamenya ko hari ikibazo. Icyo gihe ndagaruka ndamvugisha n'uyu musaza namubwira nti cya kimenyetso ndakibonye. Nawe arandebera arambwira ati koko ibyo nibyo, ati birimo biraba, uhagaruka ukajya kureba. Hanyuma waragarutse koko usanga igikorwa kiri kuba byanyabyo? Niko byagenze, kuko umusaza mbere ko ndi kugaruka namubaje se igikorwa cyaba kiri kubera he nyirizina. Arandangira ngiye kureba nsanga ni hariya mwabonye, ndumirwa. Kugeza ubu ngubu se bigeze hehe? Twabonye hari akavuyo kenshi kuko haje itangazamakuru, abantu benshi bagiye batandukanye, tubura no ko tuganira. Niyo mpamvu nagusabye ngo tuzaganire noneho turi kumwe n'uyu musaza wabigufashijemo. Ese muri guteganya kwiyunga? Ese mwaratandukanye burundu? Ubu ngubu noneho bihagaze bite? Muri aka kanya urumva ikintu nk'icyo ntago ari ibintu wavuga ko byoroshye, kuko rimwe na rimwe kwiyakira biravuna cyane. None yari nk'umuntu nk'uko mwabanye, wakundaga, uzi ko nawe ari uko, kabaho ikintu nk'icyo, biriya ni ikintu kikugaragariza ko ntabwo bwari ubwa mbere nyine. Ni igihamya cy'uko byari ibintu bimenyereye. Rero kuba umuntu yavuga ngo kubabarira, yego rimwe na rimwe ni ngombwa, ariko bifite aho biva. Ngira ngo biriya ntabwo ushobora kubabarira umuntu atemera ikosa, kereka mu gihe nawe yateye intambwe akavuga ati iri ni ikosa nakoze kanjye gusaba imbabazi. Rusi, wowe rero baratubwira ati ni wowe umuntu wamufashije. Ese ku ruhande rwawe urumva utarasenye urugo rw'abandi? Ntabwo nashenye urugo, kubera ko uyu mwana yaje kunshaka, anshakira akababaro afite. Yego. Impara akababaro afite ndakamubwira ukuntu azabibona, arabibona koko. Ariko na n'ubu nje nkabamubwira ko atasenya urugo rwe, ahubwo ko basabana imbabazi we n'umudamu we bagakomeza bakabana kubera babyaranye. Yego. None se ubikora gute kugira ngo umenye ngo umuntu bari kumuca inyuma? Ubigenza gute, ubireba gute? Mbirebera mu miti nkoresha, kubera ko uyu mwuga nkora ni wasobukuruza. Ku buryo umenya ngo abantu bari gutera akabariro, bari kwihakabyiza ukabimenya. Nkabimenya. Bivuze ngo rero ubwo abantu benshi ushobora kuba ubasha no kureba ubwambure bwawe, nimba ubasha kureba umuntu ukamenya ko ari kwihakabyiza. Oya, ntabwo nkeneye ubwambure bw'umuntu. Oya pe. Ubireba gute se? Nje mbirebera mu muti wanjye nkakubwira ngo ibyo twavuganye, niba ari kuko ibi birayi bari kubyiba, niba ari kuko ibi bigori bari kubyiba. Ni ukuvuga ngo mbese wowe ushobora kuba wakora ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kubitubwiramo se tukumva wenda bimwe mu bushobozi ufite uko bungana? Ibyo nkora mu bushobozi bwanjye, yego, mbivuga inshuro nyinshi. Ibyo ntishobora kuvura ni sida. Yego, narabivuze. Kandi noneho nta n'umuntu ushobora kwakira adatanga mituweli mu gihugu. Mbere yo kugera iwanjye nkubaza mituweli, wanyereka mituweli nkagukorera ibyo ushaka. Ni ukuvuga ngo wowe uvura indwara nyinshi zitandukanye. Ntago se watunyuramo nkeya wenda kugira ngo n'abadukurikiye, kuko ndakeka hari igihe umuntu areba ikiganiro akavuga ati uyu muntu nshobora kuzamukenera, cyangwa se wenda akaba yari afite icyo kibazo atazi ahantu yagikemurira, wenda akaba yabona amahirwe akavuga ati nari mfite ikibazo kimeze gutya, numvisha umuntu wakivura, reka mugane. Mvura cyane amarozi y'amatamikano, kavura amarozi amwe batega umuntu mu murima we, kavura ni igifu, umwijima, byose byinshi. Ikintu ndashobora gukora ni ukuvura sida. Yego. Ukorera hehe se? Bakubona gute? Bigenda bitabagukeneye? Nkeneye cyane nkunda kuba ndi ku Rusumo.
niho ukunda kuburi. Yego nigeze kumva uri kuvuga ngo hari n'ukuntu ngo uha umuntu igihano, ngo umuntu ngo wagwemukiye cyangwa wakwibye ngo umuha igihano, ndavuga ni reka mbibike mu mutwe ndaza kubikubaza wenda dutangire ikiganiro. Umuntu umuha igihano gute? Umuntu niba yanyibye igihano muha nuko niba yanyibye amafaranga muha igihano cyo kuyansubiza akayanzanira mu rugo rwanjye ati ngaya amafaranga nari nakwibye wa musaza. Uko buramuhanye se? Bamuhana. Kunje ndi umubyeyi nta kundi namuhana ngo yenda ndamugira ngo nagire guca ngo agire ikibazo agira oya njya nsubiza ibyanje gusa. Ubundi birashoboka ko umuntu aba yibye ikintu kamutegeka akakigarura byanyabyo cyangwa mu muri kutubesha by'abandi by'iminsi byateye. Oya ndamubwira ngakangarurira ibyanje yajanye nangwa ibyawe yagutwaye. None se hari abantu tumaze iminsi twumva bajya baduhamagara bakatubwira ati nabonye umuganga gakondo kuri YouTube runaka mubwira ikibazo cyanjye ansaba ibintu runaka ansaba amafaranga ndayamuhereza byose byansabye ndabikora ariko ntiyamvuye nta kinyitaba mbese muri make yandi amafaranga yanjye. Ubwo se abadukurikiye naho wababwiraho iki? Ikindi cya kabiri wowe bizere gute kutarimwe muri abo ngabo babeshya? Hari abantu biyiturira amazina ya Rusine. Yego. Bakavuga ngo ni bene Rusine kandi atari bo. Abo rumpora mbivuga inshuro nyinshi kwabo bantu batari abanjye. Yego. Inemero yanjye murayizi mwese. Hanyuma se nyine icyo nkubaza umuntu uri kukireba iki kiganiro wundi ufite ikibazo runaka yakizera gute ko wowe utazamuhemukira, ko wowe nimba ari amafaranga umuca nimba ari ibindi umusaba ko wowe uzubahiriza amasezerano mwagiranye? Njyewe mbere yo kugira ngo nkubwire ngo uzampa amafaranga nkurangije ikibazo dufitanye. Ni ukuvuga ngo wowe ufasha umuntu akakwishyura nyuma. Noneho ngo ndumva byoroshye. Nimba uko ngo nkuhamagaye hakubwira mfite ikibazo runaka wowe urabanza ukamvura hanyuma namara kubona ko byarangiye nkabona kukwishyura. Yego aho ngaho ndumva ari sawa, ndumva utandukanye n'abandi bose nuko bavuga ngo babibye amafaranga we ndumva bitandukanye cyane. Yego hanyuma se muga wenda hari abantu bagize amahirwe kubona iki kiganiro bafite ibibazo bigiye bitandukanye bifuza kuba baza kugana ngo ube wabafasha. Ese hari ikibazo wongeye ukatwibutsa nimero zawe bakubonaho kugira ngo wenda bazabashe kukuvugisha? Nimero yanje nayiguha ni 0788 yego 71 4 9230. Yego izo nizo nimero za muganga ku bantu bamukeneye babasha kumubonaho. Hanyuma wenda mbere yuko ngana no kumusozo kugira ngo mbareke muganire, mwahoze muvuga ko mufite byinshi byo kuganira, hari nk'ikindi kintu wenda wumva wabwira nk'abantu muri rusange cyangwa se abantu bakenera serivisi z'ubuvuzi gakondo? Abantu bakenera serivisi z'ubuvuzi gakondo baraza tukavugana, barampamagara nkavugana nabo, namara kuvugana nabo niba ari ibintu bigoye nkamusaba ifoto ye, nuko akamwohereza ifoto ye, ubwo bindi byose nkabimutekerereza nkamubwira. Yego hanyuma rero uyu mupatro wacu we niki wumva kiri ku mutima wawe nyuma yuko wenda birabibaye, se urateganya iki cyangwa se ni nkihe nama wagira abantu bubatse n'abateganya kubaka muri rusange? Murakoze. Icy'ingenzi nge nakongeraho cyane inama nabagira, bashyira ukuri imbere, ikindi n'urukundo, ko just urugo rutarimo ukuri biragoye ko rwakomera, sibyo? Kuko buriya wizera umuntu kuko nawe hari ukuri yakweretse muri kuzuzanya muri byose. Ikindi yego turi abantu ariko hari mirongo tutagakwiye kurenga, ku buryo wenda bigeze naho wumva ko umuntu wamurambiwe burya wanamubwira buri wese akaba yacukwe n'undi uko, ariko hatajemo ibintu by'amakimbirane kubera impamvu yuko umwe muri mwe yaciye undi nyuma.
ndabashimiye rero ku mwanya mwampaye, mbashimiye ko mwibwe ngo tuganire, reka nanjye nsoze ikiganiro mbasige muganira ibyanyu. Hanyuma rero nshimiye n'abadukurikiye mwese, abantu mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ibarinde.